icyo gihe uzajya ukenera gutega imodoka uhagarike taxi voiture nta muntu urimo, uyibwira aho ushaka kujya maze nayo itazuyaje ihita ikujyanayo mu kanya nk'ako guhumbya, kandi nta mushoferi ubona. Uzagira ikibazo cy'impanuka, umuvuduko ukabije cyangwa ibindi, kubera ko imodoka ubwayo ifite kamera kabuhariwe zifata amashusho neza kurusha ijisho ry'umuntu, zizajya zibona ibindi binyabiziga biri mu muhanda ndetse n'ibyapa by'umuhanda zikabisoma nk'ari inzobere mu by'amategeko y'umuhanda. Witinya ko kamera zizapfa maze ukaba wakora impanuka, kuko izi modoka zifite sensa cyangwa se utwumvirizo tuyimenyesha niba hari ibindi bintu biyegereye, intera birimo ndetse n'ubwoko bwabyo, maze nayo igahita ifata umwanzuro w'ikigomba gukora byihuse ikoresheje ubwenge bukorano, artificial intelligence cyangwa se AI. Bisa naho twinjiye mu kiragano gishya cy'ikoranabuhanga mu itwara ry'ibintu n'abantu, aho abashoferi ibihumbi bazatakaza akazi maze intiti mu by'ikoranabuhanga zikaba arizo zifata vora, nubwo izi modoka nta vora zigira kuko nta mushoferi uzitwara. Iki gihe nkubwira si muri 2100 cyangwa 2150, ni muri 2026, bivuze ko buri myaka 2 gusa ngo ibi tubibonesha amaso yacu. Izi ni Robotaxi, imodoka ikoranye ubwenge nk'ubwa muntu, ubushobozi bwo gusesengura no gufata umwanzuro ukwiye nk'umuntu hafi kumurenza. Zikorwa n'uruganda rwa Tesla rushorwa amaka yabo ka miliyari z'amadolari y'Amerika n'umugwizatungo uri mu bayoboye abandi mu gatubutse hano ku isi, nyiri imishinga nka SpaceX ndetse n'urubuga rwa X rwahoze ari Twitter ni Elon Musk. Bana nanjye ngusobanura ibyo nakwegeranyije kuri Robotaxi, imodoka z'impindura amatwara mu by'ubwikorezi birangajwe imbere n'umuherwe Elon Musk. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri byinshi TV, ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze. Ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram ndetse na Facebook, hose twitwa byinshi TV. Ikaze mu byo nakwegeranyije uyu munsi, ikaze mu isi y'ikoranabuhanga, nkubwire byinshi nagukusanyirije kuri Robotaxi za Tesla. Ikaze nanone. Robotaxi, izi ni imodoka za Tesla, ikigo cyatangijwe n'umushoramari ukomeye Elon Musk. Zifite ubushobozi bwo kwitwara nta mushoferi, habe no kuziha amabwiriza, kandi zikagenda ibirometero byinshi imijyi n'imijyi hafi kwambuka umupaka y'ibihugu. Ni uburyo bushya bwo gutwara abagenzi bukoresheje ikoranabuhanga rikomeye ry'ubwenge bukorano, artificial intelligence AI, hamwe na system ya autopilot. Umushinga wo gukora Robotaxi watangajwe bwa mbere na Elon Musk mu mwaka wa 2016, ariko izi modoka ziteganijwe ko iya mbere izajya ku isoko mu mwaka wa 2026 cyangwa 2027. Nkuko bitangazwa n'uruganda, igiciro cya Robotaxi imwe kizaba ari 30,000 by'amadolari, bivuze ko amafaranga y'u Rwanda byaba bingana na hafi miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki ni igiciro gisa nk'ikiri hasi ugereranyije n'ikoranabuhanga izi modoka zikoresha ndetse n'ibikoresho bya gihanga zizaba zubakanye. Kimwe mu bintu bitangaje cyane kuri izi modoka za Robotaxi harimo kuba nta feri, accelerateur ndetse na vora cyangwa se direction izi modoka zigira. Izi modoka ntizikoresha ibikoresho bisanzwe nk'uko twari tumenyereye ku modoka zisanzwe. Nta vora, feri cyangwa accelerateur izi modoka zigira, kuko zikoresha system ya gihanga. Aho kwitwara bisaba kuyiha amabwiriza kuri mudasobwa cyangwa se mukagenda muganira uyibwira gusubiza. Hari uzaba wicaye mu modoka uyibwira uti hute nakererewe, igusubiza iti dore kamera ya pose imbere sinabasha kwihuta. Uretse kuba bitangaje ariko biranasekeje, izi modoka kandi zizaba zifite inzugi z'amababa, butterfly doors, zisanzwe zimenyereye ku modoka nka Lamborghini, Bugatti, Ferrari ndetse n'izindi, aho imiryango yazo ifunguka ireba hejuru nk'amababa aho gufunguka bisanzwe. Nubwo izi modoka wazumva nyiri ikoranabuhanga ryose, ntabwo zikoresha essence nk'izindi modoka zisanzwe. Zizaba zikoresha amashanyarazi n'amabateri ya rutura ashinzwe kubika umuriro. Ikidasanzwe nuko iyi modoka ifite ubushobozi bwo kwisharja bitabaye ngombwa kuyicomeka, wireless charging. Bisobanuye ko iyi modoka ibyo guhagarara kubera umuriro cyangwa se gushyirwamo umuriro ari inzozi, kuko ishobora no kwisharja iri mu rugendo. Ucyumvise imodoka zizaba zitagira abashoferi bo kuzikurikirana, wese utekereza ko isuku y'izi modoka izaba ari hafi ya ntayo, kubera ko abantu bazaba bavamo abandi bakinjira kandi ntawe uyikurikirana. Iyi modoka yubakanye system itangaje cyane ku buryo igihe yanduye isuku izajya yikora, imodoka igahora isa neza kandi ntawe ayisukuye. Uzajya uyinjiramo uyibwira aho ugiye, ikubarira urugendo uko rungana, ikubwira amafaranga ugomba kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, hanyuma kugeza aho ugiye. Izi modoka zitezweho kugabanya ibibazo byinshi birimo n'impanuka zo mu muhanda,
impanuka zituruka ku makosa y'abashoferi, kuko umushoferi w'ikoranabuhanga azaba afite ubushobozi bwo gufata ibyemezo biruta iby'abashoferi b'abantu hifashishije ubwenge bukorano artificial intelligence nk'uko nabikubwiye. Bisa naho ibanga rikomeye uruganda rwa Tesla rwihariye ari ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI. Iri koranabuhanga rizajya rifasha izi modoka gufasha ibyemezo bikwiriye mu buryo bwihuse, gukurikirana ibikorwa byose byo ku mihanda n'uburyo bw'imihanda ikoresheje kamera n'izindi sensor cyangwa utwumvirizo dufasha kumenya icyerekezo, kwirinda impanuka ndetse n'ibindi byose bibera mu mihanda. Iyo tuvuga Robotaxi tuba tuvuga imodoka zifite ubushobozi bwo guhindura icyerekezo cy'uburyo twari tumenyereye bwo gutwara abantu n'ibintu, tukinjira mu mpinduramatwara mu by'ikoranabuhanga. Uretse kuba izi modoka zizatwara abagenzi babikorera ku giti cyabo, Tesla iteganya ko zizajya no muri gahunda yo kugabanya imodoka zihoraho ku mihanda, aho abagenzi bazajya bazifata nk'uko dukoresha amamoto cyangwa taxi. Byitezwe ko zizafasha kugabanya umuvundo w'imodoka ku mihanda, zigafasha kandi mu kwirinda umwanda w'ikirere kuko zose zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Nta gushidikanya ko mu myaka iri imbere izi modoka nk'izi tuzaba tuzibona mu Rwanda. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye mu cyegeranyo cy'uyu munsi. Iyi ni Bfix TV. Nifurije kuzatunga Robotaxi ukajya uyivimviramo, uyitegeka ikumvira kandi wicariye gusa nta kindi ukoze. Ndabashimiye.